Haleluya. Shaka ibitunga ururimi rwawe, kuko ururimi rushonje rubara amakuru ya Kigali n'abari kubaka. Ururimi rushonje rwirwa ngo abandi Imana yabaye peteroli, rwirwa ngo nta myaka 100, kubera iki? Ni ururimi rushonje. Ariko ururimi ruhaze ijambo rwatura ibirama mu izina rya Yesu. Kurotera buruse, kwibuka yuko uriyo hepfo, ngo iyo hepfo ntaza hariho wo kwa barunaka. Ni ururimi rushonje rwahatura ibishonje, ruvuga amagambo gusa. Ururimi rwuzuye ijambo. Jambo waremye ijuru n'isi, niwe waje izo mbaraga zaremye ijuru n'isi izishyira muri Kristo Yesu iramuduha. Dushima Imana yabonye yuko nabigenza gute. Ndacyakomeje kugira ngo muri we ubwo twakira imbaraga zaremye ijambo muri Kristo Yesu tugira imbaraga zirema zitavuga. Uyu mwaka nuko umwaka wo kuvuga, ukwera umwaka wo kurema. Uyu mwaka ugweho guhaga ijambo, hanyuma nuhaga ijambo, kuko igihaza ijambo kirema ijambo. Imaze kurema byose, imaze kuvuga byose, ngo ubone kugira reme byose ari byiza. Ariko nabagira bati Zaburi 107, Zaburi 107 mu mure biraje bageraho mwebwe biraje byatangire ku Mana ibishyira mu ijambo biraremeka. Iryo jambo rirabugitugezaho irishyira muri Kristo Yesu, kugira ngo nidutunga Kristo Yesu dutunga ijambo rirema byose. Uyu mwaka ni mwizizi, ni mujye uririmba kugira ngo ndimo narimba Kristo, jambo waremye byose, nta kintu kimwe kitaremwe nawe. Imagine kuvuga ko utara ku gitanda cya double, jambo uri muri wowe ari waremye igiti kirikora igitanda cya double. Ndakugenza gute? Imagine kuravati sinarara ku bitanda cya double, iwacu hari ku musambi na tandeme ku musambi, akanwa karimo ubusa kavuga ubusa. Akanwa kuzuye jambo kamenye ko nta bitaremwe nawe. Ndabagenza gute? Mwimagine ko utashobora kwizera igitanda cya double cyo kujyamo. Buri mutwe udutwara twa n'udutoye, yo izi imbaraga z'ijambo ryayo izi ko ari hagazemo iravuga ngo habeho ukwezi kubaho, habeho izuba ribaho. Nicyo yakuvuzeho kibaho. Igikomeye kandi ntikeneye abagabo ngo yerekane ko yavuze. Oya, ntabwo ukeneye kuzaza kubyemekana ngo ubanze ko yavuze. Oya, igigusanga ukamoto wambaye casque wikatirari mu kaveni wikubita ufite sex zawe, ikakubwira iti uzatungisha benshi, uzagabura benshi. Hanyuma inzara ikagumyika kukubita, ariko ntabwo uri kuvana nawe yohereje ijambo, yo yagiye gutunganya ibyiza akora mu izina rya Yesu. Batakira Uwiteka yohereza ijambo ryayo ngo zibakize indwara, zibavana mu rupfu. Ngo hashimwe Uwiteka baturengeye. 2025 kuvuga gake kurema kwinshi. Kacyiru Imana ishimwe, iyi mirimo myinshi muri gukora y'urusengero bitandukanye. Kuvuga gake kurema kwinshi. Mariko 11 turimo turagana ku musozo. Mariko 11 umurongo wa 12 dusomere. 11:12 turacyari kumwe munangurikiye ya cyane. Yego. Bukeye bwaho mu gitondo, yego, bamaze kuva i Betaniya, arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Yego. Nyamara ugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. 14 ihame ye Imana yakoresheje niryo isakuramo. Yego. 14 arawubwira ati umuntu ntabwo awusengera, arawubwira ati kuko zimbaraga yuko muri n'Imana ijya kurema iremesheje Kristo yakoresheje. Aravuga ati, arawubwira ati yego
umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Iyo urema uravuga, iyo uvuga birumvikana. Ntabwo ari abigishwa babyumvishe gusa, ahubwo wabyumvishe wa mbere ni igiti cy'umutini. Nabitangaza ngaha. Uri wa mbere wumva ibyo uremesheje akanwa kawe, ntabwo ari abakuzungurutse, ahubwo nyirizina niwe ubyumva. Ururimi rw'Imana rwo mu ijambo ntabwo rwumva wowe, ariko nyiri kurwumva ararwumva. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Bana namwe muri mugoroba, ngira ngo si ubwa mbere, hari n'undi wa kabiri ngira ngo umwaka ushize twabanye, ariko batanze amazina Ibyiringiro Samuel, Ntugikondo, ndi umugabo ufite umugore n'abana 4, ubusanzwe nteranira mu Itorero rya Nyakabanda. Ibindi Imana dumisha mwarakoze kudutumira cyane mu itangira ry'umwaka. Sindi vuge umwanya munini, niyo mshaka umuntu ufite mikoro baze kumundebera ko ngoze kumfasha gusoma twihutishije kugira ngo bize kugira icyo bitumarira mu izina rya Yesu. Mfite ijambo ritari wabyumva mu buryo butoya, ivugitse mu buryo butoya, ariko riri mu buryo bunini, biraza no kuza gusa kubyumva no mu buryo bwagutse mu izina rya Yesu. 2025 muri plan nyinshi ufite, muri gahunda nyinshi ufite, na bya bindi wanditse usengera utangiraho umwaka n'ibindi byose bikurikireho, unyomerere wongereho iki kintu nacyumvishije. Numva yuko nje ngomba kukibabwira nanjye kandi nkakibwira. Uvuye ngo muri uyu mwaka nizakurikiraho, uyu mwaka ukubera umwaka wo kugaburira ururimi rwawe. Ndabisubiramo neza. Ukubera umwaka wo kugaburira ururimi rwawe, kuko ururimi rwishwe n'inzara ruravuga, ururimi ruhaze rurarema. Ndabisubiramo. Uyu mwaka ukubera umwaka ushakira ururimi rwawe ibyo kurya bikwiriye, amafunguro akwiriye. Hanyuma impamvu ukwiye kubigaburira nuko ururimi rushonje rutariye ruravuga gusa, ruravuga gusa, ariko ururimi rwahaze rwo niruvuga rurarema. Ndasubiramo bwa gatatu. Uyu mwaka kubera umwaka wo kugaburira ururimi rwawe. Ubundi mu bintu ugaburira bitajya bikura utanareba n'ururimi rurimo, ariko ururimi rufite ibiryo byarwo, ururimi rufite isoko baruhahiramo, ururimi rufite ibiciro bagura ku biryo byarwo. Rero warugaburira neza rurarema neza. Hanyuma utarugaburira rumara umwaka ruvuga rusura mu byo bwavuze mu myaka yashize, kuko rutagaburiwe neza. Ndasubira mu icuro ya kane. Uyu mwaka ukubera umwaka wo kugaburira ururimi rwawe ibiryo byose by'intungamubiri bikwiriye, kuko ururimi rutariye ruzavuga, ariko ururimi rwahaze, ururimi rwagize guturagira ute? Rurarema mu izina rya Yesu. Mureke mvuge impamvu ya bino bintu. Ni rugiye kudufasha kudusomera. Boniface ngira ngo biradufasha. Boniface aradufasha. Hari ukuntu avuga ubutumwa banasoma banihutishije. Reka sone ibintu bikomeye. Mu gitabo cy'itangice cya mbere turasoma mirongo mikeya. Imana irema ijuru n'isi. Imana ishyiraho ijya kurema ijuru n'isi. Imana mu bushobozi bwayo no mu mbaraga zayo, ntabwo Imana yabona ubushobozi, mbese ntifite ubushobozi bwo kumanuka ngo ikoreshe icyuma cyangwa igikoresho na kimwe ngo ireme isi. Ntibyakunda. Impamvu aho yakandagira hayitarangira. Mwimagine Imana gusa ije kurema gusa ikintu kimwe gusa. Imana imanutse kubaka n'urusengero rwa Nyangaha, ntago yarwubaka ngo rukunde, kuko ikirenge cyayo gusa ngo nisi kitaginuka isi yose. Ndavuga neza mubyumve neza. Imana ni yari kubona ibyo ikoresha ngo ireme. Mwene magambo yo tuvuga ngo Imana nidusanga mu bitaro izana akaboko kayidukize. Buriya akaboko k'Imana kaje mu bitaro kabanza karangiza isi yose kakugereho. Twagiye neza. Bese ntabwo Imana ifite ikintu imanuye imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ikaza kukurwanirira. Mwene magambo
uri kuri moto y'ikimanukira ikaza guhanurira amazu yasenyuka niba urutoki niba oya urwara rw'Imana gusa rubarutse rukaza kurwana byarangira. Mu yandi magambo ubumana bwayo n'imbaraga zayo ntiyabona uburyo ibikora muntu ngo bikunde. Niyo mpamvu nyirakurema isi yabuze ikintu yayiremesha ngo imbaraga zayo zimanuke. None yari kuza gushyiraho ukwezi kwari kwita ku ni bidashoboka kubera ko twabanye na ba data wacu boroheje. Hari igihe gusanga Imana umva ari umugabo wambaye ikanzu y'umweru umwegeranye ngaha, ariko Imana nyiri ibihe ituye inyuma y'ibihe nta hantu yabona yakwirwa ngo ibone ikikora. Iravuga ngo ni gute ndi bureme ijuru n'isi ngo bikunde. Iravuga ngo ikintu kimwe mfite rero ni ugufata imbaraga z'ubumana bwanjye nkagerageza nkazishyira mu ijambo. Muve neza, inzira Imana ifitemo gusa yari ifite yo gukoresha kugira ngo ibashe gukora ibyo igomba gukora. Umva, nta giti yari gufata ngo bikunde. Niki yari gufata ngo gikunde? Yari gufata iki? Yari kujya kurema amazi igakoresha iki? Nta na kimwe. Iriya ranja ifata ibinyambaraga byayo bigize n'ubutware bwayo, ibikonvertisa, ishaka ahantu byahurira n'isi, isanga ikintu kimwe ifite gusa ni ugukoresha ijambo. Imana nta gitiyo, Imana nta suka, Imana nta katerepurari, Imana nta bya bintu bizamure, nta kintu yitabaje. Yafashe imbaraga zayo zose izibika mu ijambo. Niyo mpamvu itariki cya mbere umurongo wa 3 turasoma ngo mbice mwumve neza. Niyo mpamvu ntabwo avuga ngo mwume igitiyo njye kubaka, yavuga ngo Imana iravuga iti gaburira ururimi rwawe kuko ururimi rutarimo rudahaze ruravuga gusa ntago rurimo. Reka dusome ngo twihutishe mikeya. Urimo urabyumva neza. Niyo mpamvu Imana yiza kugukiza ntiyabona iyo yariza gukiza kanseri yawe. Ntabwo yakinjira mu bitaro bese Imana yakoreza gukiza kanseri yawe ntibyakwirwamo. Niyo mpamvu yijya gukiza kanseri turifite gusiga ishuri kimwe nuko yohereza ijambo. Imana igiye kuguha amafaranga ntiyabona banki ijyamo ko nta n'igiki yakwirwamo. Nta buryo yahura natwe idahagaze gusa mu ijambo. Niyo mpamvu Imana tutari twasoma igusanga ushonje, waba uraye wagiriwe nabi, Imana igasanga nta botike yajya guhamo agahunga, ikabona ntibiri ukunde, wajya kubakombereza n'agahunga itabara, ikavuga umwana wanjye ndakugaburiye. Muzi impamvu? Nuko muri ndakugaburiye niwe imbaraga zo kugabura ziri. Mu yandi magambo Imana igiye gukora nk'uko ikora ntago byatugeraho, ariko yakoze inzira yitwa ijambo. 1-3 dusomere. Bagwe mikoro neza kwifite twihutisha. Nihutisha imirongo. Yego. 1-3 haravuga ngo Imana iravuga iti habeho umucyo. Imana yavuga iti habeho umucyo. Umucyo bira gute? Umucyo ubaho. Nk'uko ikora. Komeza 4. Kandi haravuga ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. 6 haravuga ngo Imana iravuga iti habeho isanzure. Habeho isanzure. Njyewe nje gukora isanzure ibintu nabiri batasi urutoki rwanjye rwasiga ibintu byapfuye byose, ariko reka izi imbaraga zo kurema isanzure nzimanurure mu ijambo. Komeza. Yego. Hagati y'amazi rigabanya amazi rigabanya amazi n'andi mazi 7. 9 haravuze ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Mwumve bese yari kubikora. Mwumve ibyo bintu bese mwumve neza. Reka tubona ukirahonga umwuga ariko n'umwigisha n'umuntu ushatse umwigisha ufasha. Mwumve neza. Imana yari gusanzura iti, ntiyari kubishyikira. Hari ibintu Imana itabona uko ikora ku buzima bwawe. Umukobwa w'imyaka 32 w'ibiro 28 ntabwo Imana yakwirwa ngo ibone uko ikora, ariko ngo iravuga iti kubera iki? Nuko akanwa gahaze kararema,
akanwa gashonje karavuga. Komeza umurongo wa kangahe? 11 yego. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka. Mu yandi magambo sinabona umwanya wo kuza kuvomerera ngo ubwatsi bukure. Bye byangora buse ko Imana iza kuvomerera ngo ubwatsi bukure. Imana iyajya kurema ngo amatungo n'uburyo bugenda byose ihagara mu ijambo iravuga ngo iravuga iti. Komeza yego. Ku butaka n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo biba bityo. 10 umurongo wa 10. Murongo wa 10 turimo turutije go. Murongo wa 10 Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Umurongo wa 15. Murongo wa 15 uravuga ngo biberaho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi biba bityo. Ndacyashaka kugira ngo iravuga biba bityo. Hanyuma umurongo wa 18. Umurongo wa 18 kandi bitegeka amanywa nijoro, bitandukanya umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Umurongo wa 20. Umurongo wa 20 uravuga ngo Imana iravuga iti yego amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Nta maboko nabona kujya guterura amafi ngo nyanage mu mazi. Nta maboko nabona terura imvungo anyage hari. Sinabona gushyira ibigenda muri parike n'ahandi hose n'ibisiga n'ibitandukanye. Kuko mbikoze yaba skandal yaba chaos cyabitaba iravuga ngo biba bityo mu izina rya Yesu. Hanyuma tudatinze dore itangaje 31 asoma witonze. 31 yego. Yohana aravuze ngo Imana ireba ibyo yaremye byose. Oya, Imana ibyo yavuze byose. Imana ireba ibyo yaremye byose. Mwese si byo yaremye cyangwa ibyo yavuze. Imana yavuze ivuze bigira gute? Bese ibyo yaniyongeye ngo Imana ireba ibyo yavuze byose. Imana ireba ibyo yaremye byose ikoresheje ijambo ryayo. Amen. Nuko byari byiza cyane. Nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa gatandatu. Reka mabwire. Ibintu byose mureba ibazungurutse ibyo mubona ku manywa mukana nimugoroba byaremwe n'iturimwe n'igikoresho kimwe cyitwa ijambo ry'Imana. Byaremwe n'ikiva mu kanwa k'Imana. Kandi irangije kubirema iravuga ngo ibinyembaraga byanjye byose bica mu ijambo. Amatwi ya amaso yawe ntiyabasha kwakira kureba iby'Imana ikora. Amaboko yawe ntiyabasha gufata iby'Imana ikora. Amaguru yawe ntiyabasha gukandagira ku by'Imana ikora. Imana yaduhaye turimwe gusa kugira ngo twakire Imana yabicishe mu ijambo kugira ngo tubyakire mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo ntitwakire ijambo, twakira gukora kw'Imana. Iyo waje hano tukazabasaba kuyavuga ngaha ukaza kuva ari ibyo arimba n'uwo wakira amagambo asanzwe, uwo wakira gukora kw'Imana ariko kurema kwawe mu izina rya Yesu. Iyo mpamvu iyo wakira cyane uhaga cyane, iyo waze cyane urema cyane, iyo utakira cyane. Hari abakristo bikundira uturongo twa be yaho na se yaho. Twitwa ngutwo nyine uhora muri be yaho n'ubundi usengera muri be yaho, ukakira muri be yaho, ugasengera muri se yaho, uhora muri twa be na twa se na gatatu se na be. Mwavuye mu twa be na twa a mukamenya yuko Imana ivuze cyose ni ikirarema. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere yego. Yohana igice cya mbere yego umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere ikindi Imana rifite cyari ijambo gusa. Mu yandi magambo ikintu cyaturanye n'Imana, ikintu kigomba guturana nawe, ikintu ugomba kubyuka nacyo, ikintu ugomba kwicara nacyo ni ijambo. It's a word. Ni ijambo. Komeza yego. Jambo yahoranye n'Imana. Uwo jambo yarari kumwe n'Imana. Kandi ijambo yari Imana. Kandi ijambo ubwayo mumeneza yari Umwana ubwayo. Ndavuga gutya. Imana ntuzayibona itambuka.
ariko imana urimo iratambuka hano. Mwumve neza, mubare muraza kumvira ku rwego rurerure. Nushaka wumve bimwe bindi hari abajyana birota batashye ukazabyumva n'ejo ukazabyumva no kuri YouTube nta kibazo, ariko mwumve neza jambo yari imana. Mwari magambo imana nta handi hanigaragara ni mu ijambo. Mu bintu bikwereka yuko imana yagiye ni ugutangira gutakaza ijambo ryayo. Mu kintu kikwereka ko imana ihari ni ukumva ijambo ryayo. Mu bintu bikwereka yuko uri muregera imana urukunda cyane ni uko ukunda ijambo ryayo. Uko igenda yegera hirya ni iryo jambo. Yego komeza umurongo wa kabiri. Uwo yahoranye n'imana mbere na mbere. Yego ibintu byose niwe wabiremye ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Mu yandi magambo kurya neza, muri jambo mu byaremwe byose n'ibizaremwa none n'ibizaremwa igihe kizaza byose nta na kimwe kitaremerwa muri we. Komeza neza. Yego umurongo wa kane. Muri we harimo ubugingo. Yego kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Cyangwa ushaka mu bicaye gatoya bisobanura gutya. Yasanze n'ijambo ryayo irituzanyeho gusa, natwe ubwacu nitwaramuka. Ari mu bizineze ifata ijambo ryayo iriremera muri Kristo Yesu. Iravuga iti abantu bose nimba hereza ijambo ntabwo ari byakire, ariko byibura wafata ubumana bwanjye uri mu ijambo hawubahereza muri Kristo Yesu, hanyuma kugira ngo imbaraga z'ijambo ziza zihure nawo muri Kristo Yesu. Yiza kuza mu ijambo ikajya ivugira hanze, natwe ntabwo twari kuzagira ijambo, ariko imana yaduhaye ijambo kugira ngo natwe tugire ijambo. Mwumve neza, imana yaduhaye Kristo w'ijambo kugira ngo duhurize mu ijambo natwe tugire ijambo. Ndabyita gutera. Mwumve neza. Haleluya. Shaka ibitunga ururimi rwawe, kuko ururimi rushonje rubara amakuru ya Kigali n'abari kubaka. Ururimi rushonje rwirwa rimba ngo abandi imana yabaye peteroli. Ururimi rwirwa ngo nta myaka 100 kubera iki? Ni ururimi rushonje. Ariko ururimi ruhaza ijambo rwatura ibirama mu izina rya Yesu. Bakurotera buruse kwibuka yuko uri hepfo, wangu iyo hepfo ntaza hariho wo kwa barunaka. Ni ururimi rushonje rwahatura ibishonje ruvuga amagambo gusa. Ururimi rwuzuye ijambo. Jambo waremye ijuru n'isi, niwe waje izo mbaraga zaremye ijuru n'isi izishyira muri Kristo Yesu iramuduha. Dushima Imana yabonye yuko nabigenza gute. Ndacyakomeje kugira ngo muri we ubwo twakira imbaraga zaremye ijambo muri Kristo Yesu tugira imbaraga zirema zitavuga. Uyu mwaka nuko umwaka wo kuvuga, uko ari umwaka wo kurema. Uyu mwaka uguweho guhaga ijambo, hanyuma nuhaga ijambo, kuko igihaza ijambo kirema ijambo. Imaze kurema byose, imaze kuvuga byose, ngo ibone ko ibyo yaremye byose ari byiza. Ariko ndabagira bati Zaburi 107. Zaburi 107. Mumure biraje bageraho mwebwe biraje. Byatangire ku Mana ibishyira mu ijambo biraremeka. Iryo jambo rirabugitugezaho irishyira muri Kristo Yesu, kugira ngo nidutunga Kristo Yesu dutunga ijambo rirema byose. Uyu mwaka ni mwizizi, ni mujye uririmba uvuga ngo ndimo narimba Kristo, jambo waremye byose, nta kintu kimwe kitaremwe nawe. Imagine kuvuga ko utara ku gitanda cya double, jambo uri muri we ari waremye igiti kiriko gitanda cya double. Ndakugenza gute? Imagine kuravati sinarara ku gitanda cya double, iwacu hari ku musambi na tandeme ku musambi, akanwa kari mu busa kavuga ubusa. Akanwa kuzuye jambo kamenye ko nta bitaremwe nawe. Ndabagenza gute?
Ndabagenza gute? Mwimagine ko utashobora kwizera igitanda cya double cyo kujyamo kuko utazi ko waremye igiti ari we. Niba ajya koza ngo bizava ujye wabwira ngo wabiremye niwe jambo niwe tugendana. Ndabagenza gute? Abandi bana bubaka muri Kigali kubera ibanza basaba basigena imitungo. Ntago ntuzi yuko ifeza n'izabu jambo ubana nawe nta cyane mu kitaremwe nawe uramubeshyira murimba ukamuribuka utari gusa ndagushimiye ko nyije ibyaha ukanjyana mu ijuru. Ni byiza gukije ibyaha ariko nta gukije ngo cyanga yazanye n'ijambo ryaremye byose kugira ngo rikore muri mu izina rya Yesu. Zaburi 107 muzi ko mukanya ngiye gusoza hari gihanga gweza abantu ko ngo ibi 107 umurongo wa 19 20 yego 117 umurongo wa 19 maze bagatakira Uwiteka bari mu byago bashonje bananiwe akabakiza imibabaro yabo akoresheje iki korekeze twomeza umurongo wa 10 umurongo wa 20 yego akohereza ijambo rye akabakiza komeza akabakiza indwara akabakiza kwinjira mu mva zabo akabarinda kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka haleluya kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Nagira gute muziko ngo batakira Uwiteka akaba ngo ntago ndi buze kujya mu ruganda ngo ndeme imodoka yawe nyiremye ngiye mu ruganda urwo ruganda rwasenyuka sinabona no handagira ariko reka norize ijambo riba ngo nguhaye imodoka hanyuma muri iryo jambo rigakora mu izina rya Yesu. Ego babigeza gute? Ntabwo aza muri salle d'operation ngo akuremo kanseri kurimo ariko mucyo ashoboye nukoreza ijambo ngo rikabakiza indwara zabo ngo zikavana mu mfumu izina rya Yesu. Amen. Dufite Imana ngari mutazahura, dufite Imana ngari ifite ubushobozi n'ubutware ariko mwumvira koko w'Imana yaza muri karitsiye guha n'abarozi kuko yakanageje guha n'abarozi bakuroga ngibwira ahantu yakanagira ari muri karitsiye yawe urutoki rwayo ntirwana na ariko ifite icyo yohereza ikabangura ijambo nohereje ryavugiwe no kuwa kabiri rije kugira ngo niyo mpamvu ivugira ijambo hano ikagutanga kugerayo. In fact inayo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe Imana ikubwira ikintu ntigisubiremo ukagibwira ngo gisubiremo kuko Imana sinjajwa yimaze kuvuga ijya gukora. Nabigeza gute? Hari igihe ugira ngo yarahuze yaragiye Imana yiri busy kuri wowe yihuze kuri wowe ibihugiye mu cyo yavuze. Buriya Imana itakiyumva bitego Mana si wabivuze imyaka irandenganye 2024 2025 buri Imana ni hari Imana ihugiye mu cyo yavuze. Imana ishimwe abantu Imana imaze imyaka n'imyaka arabirengagije kandi avuganye nabo ntago yabirengagije ntiyahorana nawe ishaka nawe ivuga rimwe ikajya gukora kandi ntabwo ari ijya gukora ni ijambo ryayo. Rero niba kubaza ngo iri he babwira ngo irahuze ihugiye mu byo yavuze. Mana kudakora kudakiza ntabwo ihari ntabwo uri magambo yawe yavuzeyo ijya gukora. Iyoranye nawe muri utwo turira twawe n'utwo tuntu twawe nurenza ku gatatu ntabwo uzaba uri Imana bikore rwose we ntabwo uri muri utwo twari twawe n'udutoya yo izi mbaraga z'ijambo ryayo izi ko ari hagazemo rero ngo habeho ukwezi kubaho habeho izuba ribaho n'icyo yakuvuzeho kibaho. Igikomeye kandi ntikeneye abagabo ngo werekane ko yavuze. Oya ntabwo ukeneye kuzaza kubyemekana ngo ubanze kuko yavuze. Oya igigusanga ukamoto wambaye casque
wikatira hariya mu kaveni wikubita ufite senkisa zawe ikakubwira iti uzatungisha benshi uzagabura benshi, hanyuma inzara ikagumya ikakubita, ariko ntabwo uri kuvugana nawe yohereje ijambo, yo yagiye gutunganya ibyiza akora mu izina rya Yesu. Batakira Uwiteka yohereza ijambo ryayo ngo zibakize indwara zibavana mu rupfu, ngo hashimwe Uwiteka waturengeye. 2025 kuvuga gake kurema kwinshi. Kacyiru Imana ishimwe, iyi mirimo myinshi muri gukora y'urusengero bitandukanye, kuvuga gake kurema kwinshi. Mariko 11 turimo turagana ku musozo. Mariko 11 umurongo wa 12 dusomere. 11:12 turacyari kumwe murangurike ya cyane. Yego. Bukeye bwaho mu gitondo, yego, bamaze kuva i Betaniya, arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Yego. Nyamara ugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. 14 ihame ye Imana yakoresheje niryo isakuramo. Yego. 14 arawubwira ati umuntu ntago awusengera, arawubwira ati kuko zimbaraga yuko muri n'Imana ijya kurema iremesheje Kristo yakoresheje, aravuga ati, arawubwira ati, yego, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Iyo urema uravuga, iyo uvuga birumvikana. Ntabwo ari abigishwa babyumvishe gusa, ahubwo wabyumvishe wa mbere ni igiti cy'umutini. Nabitangaza ngaha uri wa mbere wumva ibyo uremesheje akanwa kawe, ntabwo ari abakuzungurutse, ahubwo nyirizina niwe ubyumva. Ururimi rw'Imana rwo mu ijambo ntabwo rwumva wowe, ariko nyiri kurwumva ararwumva. Niyo mpamvu jya urema wongere usubiremo, kuko nyiri bwite arabyumva. Babigenza gute? Abigishwa barabyumva, ariko igiti cyabyumvishije mbere, muzi impamvu? Nuko nta cyaremwe kitaremwe nawe. Iki giti cyari mu byo yaremye. Niyo mpamvu yaremesheje ijambo, aduhereza ijambo, ngo tujye duhagara mu ijambo, tuvuge ngo mu izina rya Yesu, atari izina gusa, ahubwo ari kwibutsa imbaraga z'ijambo mu izina rya Yesu. Hanyuma 12 murongo wa 12 no 20 murongo wa 20 igice cya mbere, oya cya 11 igice cya 11 20. Mariko 11:20 dukomeze. Yego. Bukeye bwaho 11:20 haravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo kare, yego, bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Umutini uzi bosi wawe, uzi wawuremye, kuko nta cyaremwe itaremye nawe. Kuma biroroshye, mujye mubibwira. Ujye ubwira ayo mara amaze igihe, uyabwira ngo mu izina rya Yesu akira gukira. Ntabwo ari ubyumva, ayo mara zuba yaremye. Nabigeza gute? Ubwira icyo gifu, nubwo Samuel atagisengera ngo gikire, nubwo nta wundi wose, uvuga ngo ndi umwana w'Imana, namenye ko ijambo rikora muri njyewe, nta cyaremwe kitaremwe nacyo, n'iki gifu kiri muri njyewe, ni wowe kiremye, ni yawe nyiri kukirema, muhagazemo mu ijambo. Ndakubwiye ngo wagifu we, kira mu izina rya Yesu. Mujye mukoreshwa ubutware. Mukoreshwa ubutware mu kanya nimafunga n'usenge mukoreshwa ubutware, kuko nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ariko muzi amakuru, buriya muzi ko muri Beneri batabitse ibipapuro by'amafaranga. Muri Beneri babika ikintu cyitwa izahabu. Abanize ekonomi barayisanga. Buriya muri Beneri kwa ngo bara amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari n'amayero bayabarira bishingiye ku izahabu. Imana ntitundi ibipapuro bya Beneri. Imana ni inyire zahabu n'ifeza.
niyo mpamvu iyo twizera ibintu binini ntitwizera bitewe na konte biriho, twizera yuko nta cyaremwe kitaremwe. Niyo mpamvu ubishyira mu mibare bikanga, ariko yabishyira mu mibare bikemera. Wowe mpamvu byanga nuko utabigizemo uruhare, y'impamvu byemera nuko ari ibyayo. Icyo yakoze gusa yafashe uwo jambo yemera ko azakabana natwe, akaba muri twebwe, ngo icyakora mwe bose bakizera izina rye yabaye ubutware bwo kuba abana b'Imana. Komeza. 21. Yego. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. 22. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Mwizere Imana. Yego. Ndababwira ukuri yuko. Ndababwira ukuri yuko. Komeza. Umuntu wese wabwira uyu musozi. Wabwira iki? Wabwira umuntu wese wabwira uyu musozi byagenda gute? Ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ayo magambo murayijya muyumva? Reka mbereke. Uzi ko yaduhaye ubutware bungana n'ubwa 100%. Mu ijambo nibwo yavuze ngo umusozi ube hano ujya mu isanzure ku butaka, inyanja itandukanye n'umusozi. Mwumva amakuru rero ngo Samweli ufite jambo ashatse yabihinduranya. Mwumve neza, Imana muri kwa kurema yashyize umusozi ukwawo, ishyira n'amazi ukwayo, ariko kuko mpagaze muri jambo uri muri jyewe, Samweli yabwira uwo musozi ati nubwo Imana yaragushinze gutyo mu butware ngiye kubihinduranya, wa musozi we shinguka. Nubwo arahabagushyize ariko ndabihinduye. Kubera iki? Wabwira uwo musozi ngo shinguka, ngo wakurwaho ukagenda, ngo wizeye. Mwabonye ubutware? Imana yakoresheje ijambo. Ijambo ibona ntitwaryakira, irishyira muri Kristo. Kristo arahindukira aratwa ngo namwe mwabwira uyu musozi nubwo ari njye washyize. Mwimagine niba wabwira icyo Imana yashyize ahantu, icyo itashyize ahantu wakibwira gute noneho? Niba watinyuka kubwira ikintu Imana yashyize ahantu, yabonye ko ari byiza bikwiriye, ukakibwira kigashinguka kikagenda, gukuraho icyashyizweho n'amateka. Ntabwo muranyumva? Akanwa kadahaze avuga amagambo, akanwa kuzuye kararema. Nabisubiramo. Mana mpagarare ngo mbyumve neza. Ndabivugire Imana. Niba Imana ishobora gukuraho umusozi washyizweho nayo ubwayo, ikavuga ngo wowe wagira kwizera, wabwira umusozi ugakuka ukagendaho. Imagine kubwirwa kandi ziwanyu z'ubukene n'ubutindi n'amavunja y'iwanyu n'ibintu by'aho ngaho by'ibitsaratsi n'ibintu bakoreza n'ibihunyira akanwa kadahaze kavuga ubusa, akanwa gahaze kararema mu izina rya Yesu. Abantu bo mu nzego z'umutekano munyihanganire ko mivuga, munyihanganire bivuga gutya ko mushobora kuba mufite ubumenyi burenze, ariko buriya imbunda ishobora guhinduka inkoni. Imbunda ibintu byayigira inkoni ni bibiri. Icya mbere, imbunda idafite amasasu yahinduka nk'inkoni. Icya kabiri, imbunda ifite amasasu ariko amasasu batarekura ngo agende, ngo bafungure sefu cyangwa kandi banakore nabo barasa, ayo masasu yamara igihe mu mbunda, nyiri imbunda akubitwa ahondagurwa kuko atarekuye amasasu ngo nagende. Dore uko Imana ikora mu izina rya Yesu. Yo yohereje ijambo
iba yuzuza magazini yacu, aho tubika amasasu yacu. Hanyuma yamara kuyohereza ikavuga ngo ariko ntabwo ari njye uri fungure ngo ndasa. Niyo mpamvu ukugira amagambo menshi y'Imana muri wowe, niko akanwa kawe karakura byinshi. Iyo umusirikare atangiye kugira ubwoba, atangira ngo yaciranye, atangira kurasa make. Turashima Imana yuko uruganda rw'amasasu yacu twitwa kwizera. Mugabane magambo, kwizera ni icyumba kibika amagambo y'Imana adufasha kurema. Ushobora kuyatunga ukajya uyaririmba ariko uteremesha, ariko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, niba ukivuga ibingana n'uko ungana, uracyari mu magambo. Ariko niba uvuga ibirenze uko ungana, nuko ureshya n'umutungo wawe nuko bisa, ni ikigaragaza yuko uri mu kurema, ntukiri mu magambo. Mu ishuri Satani akunda ahora dusubizamo, nugora tuvuga n'ibyo tungana nabyo. Jya uvuga ngo sinagize amahirwe yo kwiga, ariko uyu mwana wanjye wiga kuri korido, uyu mwana wanjye niba n'umusozi waravuyeho, icyatumye ntiga, icyatumye ngera ari ngaho, uyu mwana aziga azagera kure. Ibyo utakoze kuri wowe uzayikuremo ibirarane ku bawe n'abazagukurikiraho. Uko ndabizi mu myaka ya 50, 80, 40, Imana ntabwo yashobora gusoza ibyo yakuvuzeho byose. Ibyo byatura bizafata generation, niba izakurikira bifata abantu, bifata abuzukuru, bifata atandukanye mu izina rya Yesu. Ndabigenza gute ko kubika amasasu utarekura ngo agende nakaga biragatsindwa. Ugarugeza nga twafashijwe, twaguwe neza, oya ni jambo ryaje ngo risoze muri ndi jambo. Reka nkubwire, aho kutizera ngo ubyature, uzabyizere ubyature. Gasubiramo. Aho kwizera ntuwature, uzabyizere wature. Uzi njye Imana itamaye ikintu cyatuye, nkoresha akajambo kitwa mu Cyongereza ngo ni matters of time. Ni ikibazo cy'igihe. Ni iki gihe gusa, ni iki gihe niyo mutabikoze, ariko ikindi gihe izakora ibirenze ahangaha. Ko nabonye Imana wizera mu gikombe cy'amata, ajya kuguha ikaguha inka ikama. Nabisubiramo. Nabonye Imana watura igikombe cy'amata, hanyuma ikakureka ikamara umwaka itarakiguha, yajya kuzana ikazana inka ikama. Nta kintu na kimwe watura mu kanwa kawe ngo Imana ntigikore idafite icyo simbuza. Kandi mbabwire, mushatse mwahindura shene, kuko ibyo mwiyaturiye birahagije. Nukuri pe, ibyo mwiyaturiye birahagije. Ngo n'ubuzima bwa stress, ngo muri stress, ngo abantu basaze mu mutwe, ntago uri umusazi wo mu mutwe. Ngo uyu mujyi waducanze, waraducanze, ntago wagucanze, uzacanze mu izina rya Yesu. Murabizi, nari kuvuga icyanditswe cya nyuma, ariko reka ngarukira senga Imana. Nibabwire, reka tuzumva Matayo. Abaririmbyi barafatanya indirimbo, hanyuma sinzi uko urugamba ari burusoze umuyobozi wa gahunda, ariko murabizi muzana imbere turirimbe kabisa. Nzi kumva umwuka mwe muringarukiriza kabisa. Muzanga barindi muri babwira ijambo indi mutuje kuririmba.
niba twarahawe ubutware butubwira ngo bwakuraho umusozi washyizweho n'Imana ugatabwa mu nyanja, ibyashyizweho n'abantu, ibyashyizweho n'amateka, ibyashyizweho n'ingano bingana bite, kuko Imana yacu irakomeye mu izina rya Yesu. Muhaguruka mwiri niba tugiye kurimbiramo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndumva yohereje ijambo rya ngo rikore, niyo umuntu ashaka kuvanga mvuga byinshi. Haleluya, 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 haleluya. Mwagurutse nge ntandi magambo nongera kuvuga, ndagira ngo tuyibwire ngo ituze uko ubigenza, ntituzi n'uko ubikora, ariko iyo utegetse muri twebwe biratungana. Ntituzi n'uko imbaraga zawe zingana. Haleluya. Ntabwo tuzi, ntabwo ubwenge bwacu ntibwamenya imbaraga zawe, ntibwabishyira muri understanding, ntabwo yashyikira kumenya. Ariko iyo utegetse, uwategetse ngo inyanja bikabaho, uwategetse ngo izuba riho rikabaho, uwategetse ngo ibiti bibaho bikabaho, hanyuma ngo nakwiringiye Yesu n'ijambo ijambo ryawe, reka tubyizere mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, haleluya. uyu mwaka ntabwo tuzi uko izabigenza, ntituzi uko izabikora, ariko icyo tuzi ni kimwe, mu ijambo itegekeshe. W'akanwa kawe ni ugufungura Yosefu, ugakora kuri target, ni ugufungura akanwa kawe ukarekura ijambo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen, amen. Reka rubereke intwari zo kwizera tutari twaririmba iyo ndirimbo. Ubu uzi ko hari abantu already bamaze gushyira ijambo mu kanwa, bamaze no kurirekura tukigana no jambo. Ubu hari abandi bagitekereza ngo wagira ngo ubu naturikira koko byanze. Oya, uko tugiye kuririmba ino ndirimbo, muzi yuko ijambo ryuzuye nicyo twatura mu izina rya Yesu. Simize kabereza urugero, waba uri n'ahangaha hari icyaha, hari ikintu kiri addicted ku buzima bwawe, ikintu cyakubaza, ariko iyo ukivuga tangira kwatura igitandukanye nacyo. Wagara muri iryo jambo ngo hoya sinzi uko bigenza, sinzi uko bikora, ariko imbaraga zashyize mu ijuru ikaritendeka. Irembo ryera TV, Irembo ryera